bwiza Imana nari nzi ko Imana yandemye ndi mwiza ariko isimbi ndakumva shushu wanje nukuri ndakumva nari nzi ko Imana yandemye ndi mwiza barake ndagera nkitekereza iyo nkubonye mpita ncisha make cyane I know akishije igitekerezo twara nakubyara ukuntu twaba dusa natubyaye nadukuyemo watubyaye ute reka kubyara ntabwo ari imikino sheri wanjye kubyara ntabwo ari imikino abantu barimo barandika baravuga ngo n'ubundi ngo uzabyara ngo abana bawe bazareba ibintu wakoze ngo n'ubundi uzabareke wowe uri kwandika ibyo wowe abana abawe nibavuga bakareba ibyo wakoze bizagenda gute nose niko abantu bose bashaka kubyara mwarase ngo nubyara ngo nukubyara ngo hanyuma abana ngo bakabona ibyo wakoze niko se turi muri 2025 abana umwana nabyara kano kanya azagira imyaka 18 muri 2038 uguza uzaho isi zabigeze niko se muri 30 twari dufite Facebook muri 80 twari dufite Instagram nyoko yabyaye abana 10 gute ku bagabo batandukanye niko se mbwira ariko wamugane buretse gato hari abagore nzi afite se mujye munkura amateka umwe abanyarwanda wowe tekereza iki kuri nyoko ufite abana 7 5 10 badahuje sko badahuje base nyoko mutekereza iki bazutekereze kuri nyoko umuntu utangire kuntekerezaho ku mama abana bazatekereza iki wose uzantera inda uzambyaza ako kantu ugenda utuka akantu wahaye abantu nyine bagenda ingenda kubwako kugira ngo baze ugende uceke ikanyoko ubanze abana babyaye ubundi urebe ngo batandukanye bashe abantu hano batandukanye base ngo ni bangaye baze bambwira ufite nyoko ufite barumuna 5 7 hanze bafite buri wese afite mbwira ngo urantekerezaho iki baze utekereze kuri nyoko ubundi uze kuntekerezaho ndanane se ngabana bazagutekerezaho iki abana tuzabambyaza isimbi ariko isimbi nanjye arijana arabagabo tujye tubwizanya ukuri hano abantu baraza bagatangira kwigira ngo nabamarayika none se ngabana uzabyara ngo ibiki n'ibiki abo bana uzabambyaza wamanje ugatekereza kuri nyoko ufite abana 7 5 4 badahuje base hari comment ivuze ati umunyarwanda kaza ariyorobeka buno baba buri muri comment bwandika amabyina amabyagagure ntabwo rwose ntabwo ari oya niyo waguze mega za 2 ukaza kuntuka kuri mega za 2 kwandika baburi burandika iki bandika amabwagagure n'amabwesha n'amabwagagure iyo mbabwira ngo nimumve reka none akadoreka mubwira ikintu uzajye muri Instagram comments reka nzaposting nge wenda reka tuvuge wenda nzaposting aka video wenda kajye viral kuri Instagram kuri my main Instagram uzajya muri comment bajyaho bakagenda bagashyiraho idarapo ry'u Rwanda like nubwo ngo uyu yitwa Isimbi Noeline ngo ni umunyarwanda ngo ni umunyarwanda n'ukuri kw'Imana kuko nabivuze muramurikira muri n'intozi muri nkishishi nta hantu mundeka nuvuga ngo bapfa kubona gusa akavideo kagiye viral muri comment bagena no bagashyira ikintu bita urunyarwanda bakandika ngo ariko se wowe ngo wankoze ibi we hanyuma bakadashyira abandi bakandika ngo no hari nk'ivideo like hari nka video na post zero abantu bakajya bavuga ngo ni AI ngo look like AI because of like my skin I look like AI and then people were in the comments saying no she's Rwandese bakadashyira idarapo ry'u Rwanda but then Isimbi Noeline she's Rwandese abandi bakaza uyu
ntibashobora kumpereza amahumeka. I'm telling you that. barabyanze baravuga ngo no ntabwo ari AI uyu turamuzi n'uwacu Turamuzi uwo yitwa izina rye ngo hari iyo name Simbi Nowelina ngo noneho ngo yitwa Nowelina ntabwo ari Nowelina ngo ni Simbi Nowelina. She's from Rwanda. Bakitwa ku Rwanda. ese nicyo cyakurakaje ko nabonye uriye umwanda niyo mpamvu we ntabwo ari byandakaje ntabwo ari ibintu bya niki cyakurakaje ugira kuri iriya point uravuga ati no today oya abanyarwanda ndabarambiwe I have to come nkabaha ibyabo ngomba kubabwira bandeke niki cyakurakaje? I'm not doing again. What triggered you cyagufasha kiravuga ati no ufata erega wa posting the video nk'icumi nazita none wari video wa deletinze nashashije kugira ngo nze gupostinga ndayibura aho wahagurutse uravuga ngo look at me iri kuri TikTok sizirangije kuri TikTok yanjye like turatubora na uploadinga kuri Instagram muri party kuko ntawe kuri Instagram wakwa uploadinga more than 1 minute kuri Instagram nahise mbideletinga kubera ko nashakaga kuri Instagram yanjye nshaka kwa attracting a different demographic like American demographic because that's the people that pay. Niyo mpamvu bideleted. So I guess the first country is Rwanda. Like Richard. The first country, not posting the Insta stories yard. The second country is the US, the United States. So I want the United States to be the first. Please, I want the Rwanda to be the last of the last. I don't want them to consume my content. I say, I don't want you to consume my content. But honestly, you're not my target market. Ariko harimo aba diaspora b'abanyarwanda bazi ibyo bintu bashobora no kugura. Baracecetse ntago abo ngo bajya baza muri comment ngo bambusing man. This report ngaguza amadolari angahe? Amayero 200 ku zenu. Fite za kamera, fite equipments that I bought to my money. It's business, it's not fun. So you muza, what is saying? Ngo ntaka no uzikuri Twitter yanjye babandi none baragenda bakandika mu binyarwanda. What is saying? Ngo ntaka video ngo heruka kudutambu gatagemo imbaragas cyangwa se igisu. Baraka gutama igisura gatama igisura. Heruka kudutambu gatama igisura. Ikoba mama. But they are asking nicely. They're asking neza. Why would I ngutama ka video kubusa? Aka video na filmishije tripote y'amayero 200. Kandi 1500. Light 1500. Location ya 2 ukambwira ngo ni ngutema iki ugatabamo igisuraho. Ngutema iki? No, I had to find somebody to manage my Twitter because I was going mad on my Twitter. Shanaraba tuka. Amasura kurikira kuri Twitter, cyangwa kurikira kuri Twitter. Uranga ngo nje exploring kuri Instagram cyangwa kuri za whatever kuri Twitter nabahaga bagira. Oja. Kuri Twitter baramenyera we. Nene niho bajya gukura, reka baguseze niho bajya gukura. Urabona? Mbere hari ukuntu wenda like nafataga nk'udu trailer. Tuvuge wenda nkoze nka video, tuvuge for example wenda nkoranye video now for example sibyo dukoranye video y'iminota 30 they have to be a trailer, they have to be tuzayikora by the way tuzayikora, keep that in mind. Let's gato ese maze rugi dirukwa example wa tuzayikora ise tuzakora video nje nawe sibyo tuvuge wenda tukoranye video gutya dufilmenze video is like 30 minutes long. It's edited, is well done. So there have to be a trailer. Hagomba kubaho akantu aga trailer kama sekondi 10 no aga trailer kama sekondi 10 kubita coming soon. So niba kaboro ala amasekondi 10
aya masegonda 10 nkayashyira kuri Twitter yanjye ndi kwadvertisinga video runaka iri kuri OF yanjye abanyarwanda bakabakajya na orinze bagatangira kugasharinga muri za WhatsApp group ariko nicubuze hari umuntu wabwiye ngo ariko se ngo guturasa video twaye ngo tubari dutoya cyane ngo nyigo ngo mbona amasegonda 2 ngo cyangwa 3 uvuga ati ariko harako wadutayemo nanjye ndavuga ati ye erega je nta mbere narakubonaga avuga ati ibi bintu navuga ati simba arabivuga ariko nkamureba I like the way you talk but like I've never seen exactly what you do urumva nkakunda confidence yawe nkakunda kuvuga ibintu byawe and I wanted noneho nkavuga ati ariko ni ryari nzabona ko kabo ndera baje kureba akaboro ahantu abana uri wakoresheje akaboro gutya byatari n'intoki ndagiye nyine wenyine nako baramwe ngo kavuye kuri TikTok bindo cyuje nawo bugira yuko cyanja kubona amazi arasimbutse ndavuga ati uyu sasa apadipo isi binahise gukora ati yaro kurujya bikora bigakora ariko reka mubwire rero arangiye ibintu bireba bikabiriya birabigoro ntabwo ari ibintu ngiye nkora kuri commande buriya ni ibintu ngiye bijya byiza nkabona biraje tu nukuri bijya bintungura maze ubu ngewe ndakuguze ntabwo ugura iyo uguze noneho kugura hariho n'amategeko hari amategeko n'amabwiriza amabwiriza mbwira amabwiriza yawe ngiye kugura y'abagabo batekereje ko baguze batekereje ko ari nko kugura ibirayi ukagenda ukabihata uko bishatse ukabishyira mu nkono ukabiteka umuntu ntabwo umuguzi uramukodesheje ntabwo ugura umuntu uramukodesha my friend so iyo ukodesheje ikintu ukitaho kuba ugomba kukigarura aho wagikodesheje so iyo ukodesheje umuntu ufite ubwenge bwe willing ye n'ibiki ntabwo uvuga ngo ugura icyo ugura mukumvikana ibyo mwumvikanye akaba ari ibyo cyangwa ntabiguhereza ibintu bira sumushinga ndabikira ubu twasigaye cyangwa cyo mu Kinyarwanda ubwo kora iki twatsinga nikakwigirisha isimbi ngo yego n'amavangingo nawe nibyo nashaka kumenya nibukaga n'amavangingo a pro like you ndimo ndasobanurira ubu professional amavangingo se ngewe ngiye kunasobanura mu Kinyarwanda ibyo ndi gukora ko ndaba tuvuga mu bizungu rega byambanye byinshi zigana n'ibyo n'Ikinyarwanda reka noneho pause uzajya babwira ngo it's called amavangingo amavangingo ugiye ushobora kongera amafaranga isimbi nshobora kuba nyagira wamurezi buri cyiza dore iminwa erega sheri utwo nkorera twose dushyira muri looks mu ruzungu baravuga ngo looking good is good business looking good is good business Wallah, you're very beautiful. I have to confess. I have said this so many times. Thank my mother. Abandi ni beza cyane pe. Sinzi mwarabaye papa wanje kuri iriya video ari kumwe na Gasuku nubwo yasaga nabi. Papa umurebye asa neza. Banzu tuke Gasuku umunota umwe. Bari gukomeza. Koze Gasuku tugomba kumutamo. Buri gihe tugomba kubwira Gasuku tugomba kumutamo for 1 minute. Nyirababere kaziye nose sha. N'ababere abaye manini asiga afite ibere nkiri ryanja. Koze BBL nawe. Yabaje BBL yibere.
oya shirika mubwire like honestly ababyeyi banje uretse bukene n'ubuzima bugira nabi nuko bahuye bari toxic papa wanjye na mama wanjye bose bari biriho ntabwo bari kubana ngo bashobokane reka nkubwire njye mu muhanda gutangira ku district gutangira gucangacanga imihanda y'i Kigali nta munsi n'umwe nigeze nyoberwa yuko ndi umwana usa nkaho mva mu bantu sinavuga ngo ntabwo nasaga nk'umwana uva mu bantu nasaga nk'umwana uva mu bantu kuko navaga mu bantu navaga like muri famiye aho of course nararyaga narambaraga I looked good my skin looked good nanywaga amakore n'ibicyoya cyana nzi gusa nzi guteye ku mutwe shana narabuteka ngo gashya kabisa jana narabeshyaga uracyabeshya ariko ntabwo mbeshye cyane gerageza kuvuga tinya ko nanjye wambeshye ku nkunda ngera kuye ryari hakoze waretse kumbeshyira ngera kuye ryari ko ngukunda ngakomeza twakubonye byari sheri ntabwo twari twakundana ntumbeshyere ntabwo turakundana anyways turi mu rugendo when I used to live on the streets abagore bangiraga impuhwe nari nabivuze muri interview yanjye like abagore bangiraga impuhwe because when they used to see me they were like uyu ntabwo ari umwana uvuye munsi y'ikiraro you're coming from urugo somewhere uvuye mu rugo ahantu kandi koko byabaga ari uko kuko ashobora kuba narajyaga nko mu rugo rw'umuntu nkamara nk'ibyumweru 2 cyangwa 3 sheri ubundi nkahava kubera ko numvaga ko bidagishoboka njyewe narabyukaga mu gitondo ngafata utwo mfashe ugahita ugenda nkahita nkubita street zanjye nkagenda nka approaching undi ariko isimi nashaka kukubaza na approachingaga abagore b'abakire bicaye muri za vewiti zabo my friend najyaga muri za ministeri ninjira mu biro by'ubugore gavuga ati uyu shaka ntabwo nigiraga mu biro bya meya vice meya aba vice meya benshi babaga ari abagore ninjiraga muri biro bya vice meya wumvise meya yazize umukobwa ibyo biro wajyaga ujyamo ari meya yateye icyana ubu bamukuyeho tu ikigore yararengeje imyaka 18 he ubu ugiye kuvuga ngo ntabwo wabishyigikiye ibyo ntabwo mbizi nabyumvishe bitambuka ariko ntabwo ari ibintu nakurikiranije njye ndi kuvuga experience yanjye kuko njyewe nadirigaga reka nari ndi umwana nagaragaraga nk'umwana ntabwo ari kuntereta n'abagabo banteretaga nyine ariko se ntabwo ari igitabo yanjye ya mbere nakoze ku Nyarwanda narayibonye ariko ntabwo wavuze ko ufite imyaka 9 abantu bashatse kukurya nese iyo nkubwira ngo na approaching abagore gusa utegerezaga ko ari iyo mpamvu abagabo barabatinyaga ntabwo abagabo uko nabatinyaga nari mbizi neza uko bizagenda abagore bangiraga impuhwe kuko nari ndi umwana urumva like nari ndi umwana mutoya kandi usa neza usa nkaho nyine like wenda mvuye nko mu rugo ako kanya nsa neza noze nambaye udukweto twiza nambaye agakanzu like nsa nyine nk'umwana like ntago ndara hanze nyine ntago like naravuze ngo nabaye ku muhanda nk'imbobo ntago imbobo typically imbobo nyine whereby I look dirty ariko akavuga bwa mbere mfite imyaka 9 nibwo nije mu gihodi ku inshuro ya mbere kwa kabugo hari indaya zimwe z'inkuke zimwe banakase ako se ubwo buraya niko bumera niko se uburaya bugomba kuba ibyihebewe ni ukuri ko mwana ngiye uburaya burajyobera uburaya bwo n'abantu bakora uburaya burajyobera niko se kuba indaya ugomba kuba ikihebe nimba ko bagukatagura ahantu hose ube nkaho unasha umureka kuriya kuntu utonga nuzi ko hari n'abandi bantu bakubona nk'ikihebe njye ntabwo ndi ikihebe reka gutungana kwanjye ni amagambo ni umunwa njyewe najya ku muhanda n'ibyo bya 2020 n'indange zizanye ku muhanda
erega indaya za ntabwo ndo kumuha excuse me yewe ntabwo ntagera ku muhanda oya indaya za 2025 n'ubundi ziraza ntabwo zikirwana ntabwo zifite inuza araza kukubwira ati kuma ngo zimenenaho amaside ngo zashwaniye abagabo si zashwane n'umukobwa umugabo njye ntabwo twafa umugabo mwa bakobwa ntabwo twafa umugabo muzamenyere nanjye ntabwo wamfa n'umukobwa reka njyewe indaya kajya kumena aside kubera wowe se hello look at me nitegereze nawe look at me nitegereze from the side ujya kumena aside But let me tell you something. Ubu ngubu uburaya bwarabredinze kera urabona ngo bategeraga ngo niba ari kuri Kadirashi naguriyeyo uzi ko ku myaka yanjye mani 9 mani nabaga ndi kwa Kabuga mani bakazana nk'indaya mani ziko zifite story mani uzi story zabaga zifite naragendaga nkicara mani nkabegera nkumva story bari kuvuga zikaryohereza zaryoheraga abantu bavuga ari ibintu biryoshye mu matwi yanjye no kuri kumara babaga bafite story ziryoshye baravugaga ngo ahantu bavugaga hariya ngo kuri ngigikondo ngo kuri sejemu nanubungubu kano kanya ubu tuvugana njyewe simbi ntabwo nzi kuri sejemu igikondo ni hehe ni ukuri kw'Imana njyamo nabwira motari kuri sejemu ni he mota kuri sejemu ni he igikondo nzi ko babaga inda kubera ko urabona indaya zose z'igikondo bazizanaga kwa Kabuga cyakora abantu kwa Kabuga bari kwa Kabuga kabisa habaye kwa Kabuga seje musetse siho bitaga Sodoma ari ngira ngo nayo na Sodomiri Sodoma siri igikondo se buri ara Sodoma ho ndahazi Sodomiri igikondo Sodoma ni igikondo Sodoma rero se hafi ya Sodoma rero kubera ko numvisha na nzoka avuga ngo Sodoma ngo indani bibiri Sodoma ndahazi ujya kugura indaya bibiri noneho reba aho mbera mubi oya muretse oya sigomba gukora iki tukiva Uganda simumufashe umva n'umwaka nagize jewe mu buzima bwanjye tukiva mu Uganda ahantu twabaye barentinze hari Sodoma gikondo Sodoma niho Daniel wenda ninyeko kumaba kugende nukuri twabaga Sodoma noneho turahimukira mbaza ahandi twagiye Sodoma twavuye Sodoma tujya mu Migina naho ni igikondo mu Migina naho ni Remera ahandi mu ndaya nukuvuga ko bankuye mu ndaya banshyira mu zindi Ako mu ntara uzi ko ngiye Kigali bura nayizi ngiye umbashije Rwamagana nayikubwira Buswahilini waba indaya z'Abaswahili zimwe zipfuka na Tanderese Buswahilini Chokora hari umwana wa Buswahilini wanyemeje malaya zile malaya zinajua vitu na vitu Waswahili unaenda Uswahilini hapo hari indaya yanyemeje Rwamagana Buswahilini umva hano magaze hano kuri live naga ndwakadasumbwa ngiye gushinga kuri live umva hari indaya ya Buswahilini uriyizi wandiriye amafaranga wakira yawe kirwamagana Rahiro wagisanze Rwamagana cyangwa usanze Kigali twavuye Kigali ikibazo vuga ibintu mugaseka mukavuga ngo nabe wakira yawe kirwamagana wandiriye amafaranga yanjye ntabwo ibintu nakubwiye gukora ntabwo wabikoze wallahi ugenda ubwira abantu kuryoheye today iyi video nuyibona ndagutumye ndakubwiye ati give me back my money
wakira yawe kirwamagana ni cyo yakirwamagana cya Buswahili uravuze ndahiba kandi ko iki kandi irwamagana wose ni wava ibiraya nawe urishaya kirwamagana irwamagana ni wava ibyo biraya binuni nawe urikira kirwamagana wapi ikira kirwamagana cyaranyibe Buswahili ako sheri Buswahili ntabwo batandukanye no mu biryogo rero sinzi ibyo uri kuvuga rero ngaho ibyo uvuga ni akazi kawe ngo Buswahili ubwo niba ushaka indaza Abaswahili ziri mu Biswahili ziri mu biryogo ujye uzisanga iyo zo ziba zihari kuko nimujya mutangira kuza ngo mwigira nka mwambara ngo za mitandiyo ngo za mitandirine za mitandirine ngo n'amapilawu ke murema Imana imbabarire mu biryogo nta ndazi kibaye ahubwo ziba ziri biryogo harasirimutse nta ndayi kiva mu biryogo tubabariye nta musiramu kiraye ni akanyo kawe ako hari ukuntu rero nanga iyo uvuye mu mujyi umwe ukagera mu wundi mujyi uhita unyihinduka iyo ugeze mu mujyi w'abaki isimbi w'i Kigali ibyo avugana na Dumba si ibyo avugana na Dumba yari muri Finland iyo ageze muri Dubai stories zirahinduka iyo ageze muri Bali ubu Bali nta kintu kivugana no Bali simbi twarumvika usimbi vugisha ukuri are you gonna get married vuga ibyo wambwiye. What are you hiding? Oh, babe. See me? No. Can I see? You can see me. Wait one sec. Oh my God. Sorry. What did I say? I said I was gonna get married to you. You told me, ngo you want umuntu w'iwacu. Urumva sinzi niba bakurakaje to this day. Oya ngena nakubwira reka nkubwire ibintu nakubwiye numbeshere ibintu nakubwiye nakubwiye ngo maze nicare neza narakubwiye ngo urabona ko izuba ryacanye. I see. So narakubwiye ngo sheri njyewe ngiye kubyara mvuze ngo ngiye kubyara umwana cyangwa abana nzabyara n'umuntu w'iwacu uhita unamuhitamo wahise unamuhitamo uranamuzi ibintu nk'ibyo mubwira abantu ntabwo nari decidinga ko nzabyara already. Isi birori naravuze ko azabyarana nanjye guys. Gahazwe n'amadegede itu nakuvumye udutse ndegewe ntabwo rero ndi gutukuye nguyu ngo bitari bari Baltazar niba ari nduri kuvuga ngo bya Baltazar uragatu uragazwa n'amadegede n'igitaka itu muri comment aho ngo uzabyarane na wa mipangu kasoko Nyiramabere se ninda urayabaye umugore tereka niba ari uzabyara konse nongeye beriyanye ryarumye igire ratoshye afite ibere itoshye uriya mutipe shake reka cyakora sinjya numva muri Amerika ko bashyiramo ngo n'inda zibyara bajya bazibacengezamo ukuntu bazamucengezemo nawe imwuhunda byari anonse kuko afite ibere riratoshye ryakonsa umwana yarikurura kwe umwami w'abagore ngo uravuze ngo yakoze BBL uriya ni transgender ni ukuri kw'Imana gafite transgender yazuga afite agapipi ntajya atubeshya afite agapipi k'abagore kamwe hari ukuntu bajya bakayikata bakayegera agapipi k'abagore niyo mpamvu n'ibere ritari
Someone has a comment. Arakubaza ngo how many surgeries did you do? Isimbi. How many surgeries have you done? I've done 2. Hehe na he. Ibyo ngibyo muzabyishyure mu bimbazi. Iminwa yo ntabwo wayikora surgery. Minwa y'ahandi. Minwa yanjye. Yirebe nukuri nawe. Iminwa yawe njyewe I feel like iminwa yawe it's enough, but like I don't know other people probably they think ukeneye iminwa. No, it's not surgery. Ariko se aziko abantu babaye consumed na surgery cyane bategereza ko n'iminwa uziko aba surgeries like lip fillers zadutse kubera ko abazungu wari so obsessed with black lips. I'm a black woman. Urabona umuntu washyize fillers muri lips ziwe naga afitemo ututu boro twishifonye like this type of thing, like biba biri very smooth, biba bimeze nyine nkaho bigiye guturika. It's like a balloon that is about to pop. So ntabwo urabona iyi minwa yanjye like ntabwo rwose urabona ko utu tuboro turagenda sheri iyo bafirinze they pop it whereby ntabwo wabimenya utabatara gupompinse ibifirazi ngo wumve ukuntu bimera. Ntabwo njyewe nabimenya. Ntabwo wabimenya. Iyi ni iminwa yanjye urabona ko ni n'imikara. Hari n'abantu bagenda ngo bakashaka ngo kuyigira ngo pinki, ngo niba ari pinki, ngo niba ari ibiki. Bibaza se iminwa yanjye nzagira pinki singwi sigara. Ese ntabwo sigara mama. Ntabwo wisigara. Urumva niyo ninywema ndimo ndagira ngo mbe class nigire ngaho ndi bad bitch. Ikintu cyonyine nisimushingira ni huka ni shisha cyangwa se naba ndahantu byemewe. Hano hari umuntu ugukurikira cyane aravuze ati ngufite inkovu nyinshi ku kibuno. Ariko saba abanyarwanda bari very obsessed with ngo narwaye ngo ibihara ngo nkiri mutora. Ibihara nibyo rwose narabirwaye kandi izo nkovu ntabwo nshaka kuzikuraho, nshaka kuzirekeraho. So iyo batangira kuza bashaka kunsheminga mwana se ngo warwaye ibihara ngo ukiri mutoya. Yego nyine narabirwaye nose uragira ngo mbigenze gute? Uragira ngo izo nkovu zikureho gute? Ndaziruma se ndazikeba ndabigenza gute? Ko nagira ngo barabesha ufite inkovu ku kibuno. Ntabwo ari inkovu urabona like ntabwo ari ibihara ngo wararwaye ukiri mutoya bites. Urabona hari they are called boils. So hari nk'iki ugira nk'akantu k'agaheri nko ku mubiri wawe like ku ruhande rw'umubiri like ku ruhande rumwe rw'umubiri wawe. Hanyuma kakabyimba kakazamo amashyira ubundi kakameneka, kamara kumeneka kakahita kaba agasebe ubundi kakaba inkovu, noneho ubundi kakahita kaba inkovu ariko apana inkovu nyine kano kakaba umukara nyine kakaba nk'agatashi, ni nka tashi kakaba nk'agatashi. Uzarebe nyine urabona njye nta nkunda no kubyerisinga ngo bikore ku kibuno cyanjye, sometimes mbikureho cyangwa sometimes simbikureho. Ariko like hari ukuntu nyine nageraga ndwara nk'uduhere ku kibuno cyanjye ubundi tukahita nyine tukameneka nyine tuvamo agasebe kagakira no kakavamo agakovu, ariko agakovu nyine kakahita nyine kaba k'umukara nyine kakaba nk'agatashi. So ku buryo nyine iyo ufashe nka video iteditinze cyangwa ifoto iteditinze uhita ubibona nyine ko hari udutashi ku kibuno. Abantu benshi bafite amatashi ku kibuno, abenshi nuko babyeditinga cyane bakabikuraho bagakoresha edit iri so heavy. Nge nta nkoresha ama edit iri so heavy. Like if I want to I would do it, but I don't want to because that's my natural body. It comes with me. Like
imagine ngeritinze ngafata ikibuno cyanjye nkakigira smooth nkakigira nk'igi urabona nka shell y'igi nk'uruhu rw'igi hanyuma umugabo twahura yabona ikibuno akabona cyuzuye amatashi akavuga ati umukobwa wasikaninze. Someone is coming is writing in the comment that Jesus is coming back, please no in the Simbi, repent. Ngo Yesu arimo araza isimbi saba imbabazi, repent. Yesu arimo araza. Wowe urimo urapanga business ngo gukoresha abantu kandi Yesu ari hafi kuza. Yesu se mwavuganye mwa Yesu azazagara mbwira Makajis. Yes is coming. Jesus is coming. Yes zaza ryari. No se Yesu ya naza Muhammad wazaza ryari cyangwa se vudu wazaza ryari. Abanyarwanda ugiboreka mane bafite ubugambo bwinshi. You guys have to learn. You gotta learn some things. But anyways, I don't blame you. You have time. You're gonna have enough time. As long as you have somebody that care for you. Don't worry. This is a new generation. Uzibona abantu abenshi baba commenting ibingibi nakubwira ko wenda 5% they are Gen Z. 5% Gen Z. But Sheri, 95% millennials myaka yawe. Like you mara amezi abiri mu Rwanda. Oya marayi. Simi ndabizi neza nubwo ushobora kumbesha ariko ngiye n'abanyarwanda turabizi. Ko ntushobora kumara amezi abiri udasambanye. Ese urya abahungu nk'abangahe uri i Kigali? Uryamana n'abahungu nk'abangahe uri i Kigali? Nanjye nari ndiwe naryamanye n'abakobwa babiri. Ngo uryama ubu. Urabesha wandayiwe. Agi barundi bita gucya nk'indayi, uri indayi. Imaraya. Uri malaya. Abatipe b'i Kigali, they don't have confidence. And am I like undi nagunda nyine kugira inshuti cyane but tangira utubwira imibare then ukomeze. Tangira utubwira imibare. It's not really like okay like I don't know who forget like this recent. Mu mezi abiri wamaze amezi abiri waryamanye n'abahungu bangahe i Kigali? It's always only one boy. Ngwete. Ariko se aho mbereye umunyarwanda. Aho mbereye umunyarwanda. I even literally just approached him. Like I approached him. I was like I kind of raped him. I was forcing him. I was like, let's do it. And then he would just be saying, what did I say? Ngo biriya bintu. Ngubiriya byose ukora. What did I say? Ngo buriya ngo nda like apana ibintu byo kuza we comparing utashitanya kwivugisha ngo nase ubu nashobora iki none se nyina kubwiye ngo ushobora iki cyangwa ndi hano ndi kumwe nawe ndaguha umwanya wanjye for God's sake uri muri aha we compare anyways reka nisubize nela niba yambajije uretse gatoya nero utaramusubiza none se uwo muhungu wafashe ku ngufu nkuko tubwiye waramugize wewe wumvishe ibyo akora bikunejeje wumvise yaragukomye akora umfa nawe ubaze ibibazo nawe byinshi cyane wambaje ikibazo kimwe nakigushubije reka nsubize ikindi wewe wumvi oya we yari degrading of course I understand please Olga basi subizanera nakunda. Have I ever wait 1 second, let me go back to the question. I think have you ever fell in love? Wari bwakunda umuhungu kumvura mukunda? Nkunda kuba weak. No mpamvu ukunda kumbesha besha. Ntabwo dukundana nawe mbabara nawe cyane. No se turakundana.
turabeshyanya tuba turi kubeshyanya utuntu. Ntabwo sheri ntabwo tubeshyanye cyane ariko nyine turakundana nk'abantu nyine ariko nena arimo arabaza urukundo rwa rukundo whereby you gonna just shit blindly, like you gonna be blind, urabimpumyi ugenda utareba kandi ureba ibintu bikora utabyumva utabireba n'ibiki kubera ko nguri mu rukundo. Urabona urukundo arimo arabaza, ntabwo turi kuvuga urukundo ruri mu bwenge n'imibare. Hano abantu bafite ibibazo byinshi, ntabwo turi kuvuga urukundo rurimo ubwenge n'imibare, turimo navuga rwa rukundo ugenda ukumye umeze nk'impumyi umeze gutyo ugenda kumwe nyine ugenda ugakuma ukamera nyine nk'ikigoryi ukamera nk'aho rwose baguhaye ikintu bita ikirozi. Urwo rukundo ntabwo nigeze ndugira, ntabwo nifuza kugira, ntabwo nigeze nihereza umwanya wo kugira ngo ndugire. Reka mubwire, I never allowed a man to get that far into my heart because no, I'm being serious by the way because sinzi ibyo bintu nabiporose mu mutwe wanjye guhera nkiri umwana mutoya whereby I have never really felt that. Even when I was a teenager, I never had a boyfriend. I have never had a boyfriend. I've never loved any man. ubu ngubu muri contract zawe sayininga zose buri mugabo baza n'ubu ugomba kubikora. Gukora biki? Nyine iyi noza question uriya arakubaza ati simbe usayinize contract ko ugiye gukina phone. At least barakwemerera ko ushobora nibura kureba umugabo ukumva nyine ntabwo mukunze ukanga ukavuga ati ntabwo nza kuryamana nawe. Of course. I have to see who he is. I have to see how he performs. I have to see everything. If I don't like, I don't like. Ochangwa se wenda ni n'umuntu bakansorinze muri industry. There's also people that have been cancelled in the industry that have probably done bad things to women and they've been cancelled in the industry. So when a company is trying to book me with a person, the first thing they do is they send me the person portfolio, mostly on his videos, they send me his Instagram, they send me his Twitter. So I have to go through all his personal pages, check out him, see if I'm comfortable. But mostly it's just white boys. White boys are easy to work with, you know. They're not that hard to work with. If you had a chance to choose between a white man and a black man, gukunda, for love, who would you choose, white or black? I choose comfort and I choose financial stability. Race doesn't really matter to me. I choose comfort and I choose financial stability, and I also choose the freedom that he's gonna bring it to me. He's gonna bring to me in terms of financial, because when money talks, bullshit walks.